nickname amazina y'amahimbano ni Mr. Easyboy Bosco tijigita amaseni takunuka manika sino igo erizo katwari Kenya otoro musoro kandi kimunesimana tambaye mwita kamboro gorobati tambaye ishati magagari kibamba papa stoyero sumbiri gikabiri gisubire ndasunyere Tusomane cyane reba sujipe sumurebe umunyeshuri iyo ni saki reka dukomeze kwinjira iyo ni inguru reka tugere ku muswe ubwo ni umuswe reka tugere ku gisamagwe ndakeneye umuntu umfasha mikoro kuko njya kuvuga ku gisamagwe icyo ni igisamagwe turagera ku ihene hari ihene ikonje hari n'ihene ishushe ihene ishushe ihene ikonje iyo ni ihene ikonje turagera ku ntama iyo ni intama turagera ku cyo bita ipusi reka turangiriza hano ku majwi y'inyamaswa tugiye ku majwi y'abantu ni Gana Mitsutsu Sabe Bijiyo Bija Bwenge Udusukora kuri Energy na Leontine tugiye guhera kuri Mitsutsu akoshene no kwepe amatani baba wepe na amatani mwe no kwepe akoshene uri ko batenda batote awamari yindi ungoli zikata wani Mitsutsu tugere kuri Bijiyo Bija n'abatari ibintu bajye koko ndabivanga bane kuba nagenga zinyishe ndabikora hiki ntumbwire ko izinde koko izigenga ngo ni ibijyanye ndabigenza ati ikiriya cyane yiba kiri hano yiba kitagiye kungurura umuti hariya ku ibarabara iri ni ijoro nagushije iriya mbeba sha irasumbire igikoko ndende ututugore ndebe ni ariko yari yatunsigiye ahubwo ndi kubona byapfumuye byagiye nazo noneho ubu ni Bijiyo Bija reka tugere kuri cyane cyane urashiramo umubano ukuremo umubano ushiramo kabitinari alo sheri urakuboneye akazi ko kubyina wambaye ubusa wabishobora nkuko babyinaga mu ndirimbo wambaye ikariso tugiye kwiga Leontine ndakenera n'ubundi umuntu ufasha mikoro reka dukomeze tubashima tubaha ikaze hano kuri radiyo Energy yitwa Igeza Leontine akariro gakina turamukoze turamuko kaje aho ngaho turamuko ntabwo ari energy ready bana mwita isubizi gere nani Nimaranzika yego yavuze neza bagera kaho ugaragaza impano yawe uvuga waturutse uvuga
w'akarere baturutsemo ndetse n'umurenge Abdul Kudus Nizeyimana. uwo ni nde? uwo ni kudusi ongera Kudusi kuri radiyo Kinigi and TV ugaragaza impano yawe uvuga aho waturutse uvuga amazina yawe n'icyiciro uri buhatanire. aba bantu ni ugucurangira abahetse nta n'amashyi mutanga tuyagura arimo arakomeza hanyuma sigaje ijwi rimwe ariryo ry'umunyamakuru wo kuri radiyo Kinigi and TV ariyizi ntabwo yiyizi bakwita nde wakivuze Habyarimana yasa Jane gusa aha ntabwo ariyo cyane rero naje Murindankuba ndahabaye MC Murindankuba ndahabaye rero naje nk'uko mubizi nitwa Murindankuba MC. uwo ni we ni Murindankuba ari kutubeshya arahibereye wumvisha ari wowe se kucuruza no gutandukanya hanyuma mushimurira ko bakabisa niko biba bimeze ndahabaye hanyuma Aphrodis tutaramurekura ngo ave kuri stage ndashaka kumenya ryajwi rigasiye kiri ni bwenge iryo jwi ndarikeneye hafi aho nari nakibagiwe ndaririmba cyangwa se ndamwigana. Hivi namwe murabizi iby'isi ni kweli murabizi namwe ejo bundi nagiye ku ishuri mwarimu arambwira ngo homework mu bwasi bwo mungu navuga ati gugu ni mondi ubwo ni good morning navuga ati si gugu ni mondi arambwira se ngo goodbye to be with you I wish good life very more go yewe ni bwenge amashyi cyane kuri yes ni Aphrodis kabisa tunabwira abantu ko kabisa muri gahunda hanyuma